na bene data tubifurije kugubwa neza aho muri hirya no hino. Uwiteka abaho umugisha cyane. Tuje muri studio tugarutse muri bya byigisho byacu tubabwira ko ari akagaruka. Amazina yanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre. Kuba hageze bwa mbere, reka turi kumwe na bene data hano muri studio, reka tubakire nabo babasuze kandi babibwire dukomeze n'ibyigisho byacu. Karibu bene data. Nanjye ndabasuhuje, nitwa Aimable Nshimiyimana. Ndabasuhuje bene data, mugira igitondo cyiza. Nitwa Nzabamwita Pierre. Barakoze cyane. Rero uyu munsi tuje mu cyigisho cya gatandatu. Tumaze iminsi twiga ibyigisho byiza cyane bitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Tugeze ku cyigisho cya gatandatu rero kitubwira ngo isezerano ry'umwuka wera. Nicyo tugiye kumara icyumweru twiga, kandi aba bene data barabukereye kugira ngo babidufashemo. Tugiye kumarana icyumweru cyose. Bene data rero ni karibu muri iki cyumweru, tubahaye ikaze na karibu. Murakoze. Uyu mwanya rero reka tubanze dusenge mbere yuko dukomeza icyigisho. Reka dusabe mwene data Aimable adusengere. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, tugushimiye cyane ukuntu turamukije muri iki gitondo. Twaba tugiye kwiga ijambo ryawe. Ngwino utuyobore mu magambo wandikishije, uyadusobanurire kandi uduhe kuyumva nk'uko ubishaka. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Rakoze cyane. Reka tujye mbere mu cyigisho. Iki cyigisho cya gatandatu kitubwira ngo isezerano ry'umwuka wera. Reka twakire mwene data Aimable n'ubundi atunyuriremo mu ncamake umutwe w'icyigisho. Ni karibu Aimable. Urakoze cyane. Kino cyigisho cya gatandatu kivuga isezerano ry'umwuka wera. Gishimangira neza uburyo umwuka wera watanzwe mu gihe cy'intumwa, burya bahawe imvura y'umuhindo. Gusukirwa umwuka wera kwabayeho natwe muri iki gihe kurashoboka. Niyo mpamvu hano byakozwe mu 5:32 ari ryo somo ryo kuzirikanwa rivuga riti, natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera uw'Imana yahaye abayumvira. Byumvikane ko umwuka wera Imana imuha umuntu wese wujuje ibisabwa. Hano byakozwe no paje 49 haranditswe ngo umwuka w'umuzi tugiye gusoma werekana uburyo umwuka wera ari wa bose. Isezerano ryo guhabwa umwuka wera ntabwo ryahawe abigihe runaka cyangwa ubwoko runaka. Kristo yavuze ko imbaraga mvajuru y'umwuka we yagombaga kubana n'abayoboke be kugeza ku mperuka. Byumvikane ko umwuka wera akwiriye kubana cyangwa se ari w'abantu bose. Rero iryo sezerano ry'umwuka wera ubu ngubu muri iki gihe ni iryacu. Yego, urakoze cyane. Isezerano ry'umwuka wera, ibi bintu tugiye kwiga ni ibyacu. Abadukurikirana kuri iyi channel, ibi bintu tugiye kwiga ni ibyacu. Ni isezerano ry'irema mutima, isezerano ry'umwuka wera natwe ni iryacu. Niyo mpamvu dusabwa kubyiga twitonze kandi tukamenya isano dufitanye nabyo. Reka rero dusabe mwene data Pierre aturebere isomo. Ingingo tugiye kwiga ratubwira ngo kumvira imbuto yo kwizera. Ni ingingo y'uyu munsi tugiye kwiga. Reka dusabe Pierre aturebere isomo riri mu Baroma ibice 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Mu kibazo tubazwa ngo igihe abakristo bakiriye Yesu kubwo kwizera, mbese burya ni iki baba bakiriye mu mitima yabo? Ikibazo cyiza cyane. Karibu Pierre dusomere. Abaroma ni igice cya 5 uhereye ku murongo wa 1. Aravuga ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Nuko rero ubwo twatsindishirizwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. 5. Bene ibyo byiringiro ntibinkoza isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Yego. Ubwo twatsindishijwe n'ubuntu dufite amahoro ku Mana. Ingingo yitwa gutsindishirizwa ni ikintu gikomeye, ariko ikintu cyaba ku muntu yarangiza akagira amahoro
burya ni ikintu cy'ingenzi cyane muraza kugikomozaho mu gusobanura kuko abantu benshi baba bakeneye tuba dukeneye gusobanukirwa gutsindishirizwa n'iki ibintu bizana amahoro kubera iki ibintu bizana amahoro rero reka tujye kuri be yaho ariko muze kuzirikana ako kantu kugira ngo tuze kukajombaho umusumari rwose abantu tukumve neza ni gute urukundo rwa Kristo rugaragarira mu mibereho y'umwizera muri Yohana 14 umurongo wa 15 no kugeza umurongo wa 15 usimbuka usome 21 muri Yohana 14 yego umurongo wa 15 urasimbuka usome 21 Yohana 14 umurongo wa 15 haragira hati ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye no dusimbuke 21 yego ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda kandi unkunda azakundwa na data nanjye nzamukunda mwiyereke muri make ubwo urukundo rwa Kristo rugaragarira mu mategeko y'Imana kuyumvira nacyo cy'ingenzi gikeneye gusobanuka cyane noneho dusomere mu Rwanda rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 3 yego urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 3 igice ni cya 2 umurongo wa 3 ibyo kwitondera amategeko iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi ni uko twitondera amategeko ye yarakoze cyane urumva ni isomo rigarutsemo amategeko ni ikintu gikomeye noneho reka dusabe Aimable aduhuriza ibi bintu mu buryo bwo kugira ngo abantu turusheho no kubyumva ni karibu Aimable hano muri iyi ngingo muri kubona ko ivuga kumvira imbuto yo kwizera kumvira kuvugwa aha ngaha ni ukumvira amategeko y'Imana ibyo nibyo bigaragaza ko dukunda Yesu kandi natwe hagati yacu bwacu buriya dukundana ariko twumviye itegeko umwami wacu yadusigiye muri Yohana 13:34-35 niyo mpamvu hano bavuze ngo Kristo akiza abantu ariko ntabwo akiriza mu byaha ahubwo abakiza icyaha nta Kristo akiriza mu cyaha ahubwo adukiza icyaha kandi abamukunda bazagaragaza urukundo rwabo bamwumvira umuntu ntabwo nkunda Yesu nkunda Imana ariko nica amategeko kandi ntabwo yumvira ubushake bw'Imana agaragaje mu ijambo ryayo burya aba ari umunyabinyoma kuko hano byanze mu rwandiko rwa mbere ukumvira kose nyakuri gukomoka mu mutima umurimo wa Kristo yakoraga wageraga ku mitima y'abantu natwe nitumwemerera azihanga mu ntekerezo zacu no mu migambi yacu maze imitima yacu n'intekerezo zacu bigendane n'ubushake bwe ku buryo kumwumvira bizaba ari gukora ibiturimo atari kubyihatamo ngo byishakemo ahubwo ari gukora ibintu biturimo ngo ubushake bwacu kuko buzaba butunganye kandi bwejejwe buzashimishwa no gukora umurimo we nitumara kumenya Imana nk'ukwiriye nk'uko ari ihirwe dufite ryo kuyimenya imibereho yacu izarangwa no kumvira ibihe byose binyuze mu kugira imibereho yo kunyurwa n'imico ya Kristo binyuze mu gusabana n'Imana nibwo tuzarushaho kwanga icyaha murumva ko uku kumvira ni ikintu cy'ingenzi cyane kigaragaza yuko ufite kwizera kwa kwizera kuduhesha gutsindishirizwa uko kwizera kudutsindishiriza icyerekane ko tugufite nuko twumvira iby'Imana ishaka urakoze cyane hari abantu bajya bakunda bavuga ko amategeko burya ntacyo asobanuye amategeko ntacyo amaze amategeko ntakiza umuntu amategeko ariko hano muri iki cyigisho turabona ko amategeko afite agaciro kuko nicyo gipimo cy'uko dukunda Yesu nicyo gipimo cy'uko twabonye Yesu Pierre ni iki wabwira ababa bafite imyumvire yo kumva ko amategeko ntacyo asobanuye iyi ngingo ni ingingo nziza cyane nayigizeho ndayitinda ahubwo nari ndimo kuyiga kandi ni ingingo ifite icyo isobanuye uyu munsi mu mibereho yacu nk'abizera ikintu cya mbere tugomba kumenya muri iyi ngingo buriya ubutumwa bwo gutsindishirizwa abantu bari kubutwara uko babyishakiye ikindi kandi ubutumwa bwo gutsindishirizwa abantu bari kubusobanura nanone uko babishaka barabutwara uko babishaka bakabusobanura uko babishaka noneho ugerageje gusobanura ubutumwa bwo gutsindishirizwa agakoresha amarangamutima ye ntabwo ari byo
ubutumwa bwo gutsindishirizwa burasobanutse kandi ni ubutumwa bwiza, bwitwa ubutumwa bwiza. Icyo nshaka kuvuga kuri iyi ngingo kuko nayitinzeho cyane, iyo umuntu akubwira ngo nakiriye Kristo, mu by'ukuri ahubwo aba arimo kukubwira iki? Kuko iyo wakiriye Kristo, jewe ntabwo nabimenye, ndetse na Pawulo ahuye na Kristo abari kumwe nawe ntabwo bigeze babisobanukirwa, nta nubwo babimenye, sibyo? Avugana nawe ntibabimenye, aramuvugisha amuha amabwiriza ntibabimenye. Pawulo aravuga ati jewe numvaga ijwi, ariko abo twari kumwe ntabwo bigeze barimenya. Ubwo rero bivuge ngo kwakira Kristo ni impamvu ziri mu mutima wawe imbere, njyewe sindimo kuzireba, ariko ni iki ndi bubone kugira ngo kimpamirize ko wakiriye Kristo mu by'ukuri? Aha rero barabitubwiye, ni ibintu bibiri ntabwo bihinduka, ni urukundo n'amahoro. Niba uvuga ngo nakiriye Kristo, naratsindishirijwe, ufite ibintu bibiri mu mutima wawe abantu bareba bakabona, ariko ibyo batabona ntabwo babibona nyine. Wibibabwira, wiba ari byo wibandaho, ibande ku byo abantu babona. Ibyo batabona ni ibanga ryawe nande na Kristo. Icyo gihe rero iyo wakiriye Kristo, iyo watsindishirijwe, kuko gutsindishirizwa ni ukubabarirwa, iyo uhuye na Kristo akakubabarira icyaha, akakubabarira, aguha urukundo n'amahoro, ibintu abantu babona. Iyo bitagenze gutyo, gutsindishirizwa kwawe ubu kuvuga ku magambo ariko bikuzagira ibikorwa. Urakoze cyane. Urukundo n'amahoro tubihuze dute n'amategeko? Kuko njye ndakunda, nese gukunda ntabwo wabibona. Rero njye ntabwo umuntu akunze wamunyuroka ahubwo turiya muntu arankunze se, yego, afite amahoro se bwo wabimenya? Sigenda kubona wenda mu rugo iwe bimeze neza, ariko ni gute muduhurize uru rukundo? Kuko hano baratubwira ko nitwakira Kristo hari ikizabigaragaza. Hano tumaze kugisoma mu byanditswe, mu kumvira amategeko. Hano ahangaha muduhurize urukundo n'amahoro. Nibyo naringiye kugeraho rero. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Ni ikintu gisobanutse. Amategeko y'Imana ni 10, ariko buriya amategeko 10 arimo ibanga, kuko amategeko 4 ahurira mu itegeko rimwe. Ukundisha Uwiteka umutima wawe, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ubugingo bwawe bwose. Noneho andi mategeko 6 akongera agahurira mu rindi tegeko rimwe, ubwo akababaye 2. Ya mategeko 2 nayo arakomeza akamanuka, arakomeza kongera akibumbira mu rindi tegeko rimwe, ari byo byitwa urukundo. Ubwo rero ni mu nkunda abantu bazabibonera hehese, bazakurebera mu mategeko y'Imana. Akoze cyane. Naye mabure tumuhe nk'umunota umwe ashimangira iki kintu, noneho dusoza iyi ngingo rwose cyumvikanye. Icyo Pierre avuze kirumvikana, kirasobanutse neza. Uburyo gukunda Imana cyangwa se kugira ngo tubashe gutsindishirizwa kubwo kwizera bigaragazwa no kumvira ubushake bw'Imana, kandi ubushake bw'Imana buri mu mategeko yayo. Iki gihe rero nitugira ukumvira iby'Imana tubwirira mu byanditswe byera, nikuta dufite urukundo ruhamye burya. Urakoze cyane. Kugaragaza urukundo rwa Kristo rero muri twe no kumvira amategeko, kuko niwumvira amategeko je nibyo nzabona, undi nibyo azabona. Ariko iby'urwo rukundo ufite mu mutima wawe, twebwe nutubwira ko urufite ariko wica amategeko, ni ikimenyetso cy'uko rwose utubeshya. Rero abadukurikirana iyi ngingo namwe muzayitangaho n'inyunganizi, nibugira n'ibibazo muzabibaze, kuko ibyigisho byacu birakomeza. Ariko mukuri hano ingingo yabisobanuye, yavuze ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Reka rero abadukurikiranye tubifurize ishya n'ihirwe mu byo mukora, ariko namwe tubashimire uburyo musobanuye iki kintu. Imana ibahe umugisha. Reka dusoze dusaba Imana kugira ngo iduhe umwuka wayo, kandi tujye turushaho gusobanukirwa byimbitse mu gihe tuvuye hano ndetse no mu gihe tumaze kuva ibyigisho. Nibyo tubifuriza mu izina rya Yesu. Amen.